Hyperpigmentation ibaye yoroshye kuyivura, ntabwo nakabaye nongera gukora video ivuga kuri hyperpigmentation cyangwa ama dark spot, kuko maze kuyikoraho video zitari munsi y'eshanu. Niba umaze igihe kinini uvura ama dark spot, ama hyperpigmentation, melasma, sunburn bikaba byaranze kuvaho, ntabwo uri umunebwe ahubwo urimo urayivura nabi. Uyu munsi ngiye kukubwira uko nayivuye ikavaho, ingredient ukwiye kwibandaho, izindi ingredient zidafite icyo zimaze uretse kukumaraho amafaranga, nanakubwira uburyo wakubaka routine yawe ihoraho inakurinda ko melanine zakorwa ari nyinshi ukisanga wongeye kuzana ama dark spot. Ku musozo w'iyi video uraba wamaze kumenya ni iki ugomba gukora, ni iki ugomba kureka ku buryo zizakira burundu. Ntucikwe. One thing that completely changed my skin and my confidence: sunscreen. For the longest time, I skipped it thinking it was optional. But once I made it a daily habit, my skin started looking healthier, brighter, and more even. Ubundi hyperpigmentation ni iki? Hyperpigmentation ibaho iyo melanocyte, izo ni cells zishinzwe gukora melanine, zishobora gukora melanine nyinshi n'izindi tudakeneye, bigatuma za melanine ziza ku ruhu rwacu arizo zihinduka ama dark spot. Impamvu itera hyperpigmentation cyangwa ama dark spot ni ukurwara ibiheri, nicyo kiza ku mwanya wa mbere. Icya kabiri ni ukutirinda izuba. Icya gatatu ni amahormone. Ikindi gituma uzana ama dark spot ni ugukomeretsa uruhu, ukarutera ama inflammation. Izo inflammation zigakangura melanine, bigatuma melanine zikorwa ari nyinshi. Ntabwo dark spot zose ari zimwe. Dark spot reka turebe ubwoko butatu bwazo. Iya mbere ni PIH, post inflammatory hyperpigmentation. Iyo ngiyo iterwa n'uburwayi cyane cyane nk'ibiheri, ishobora no guterwa n'ama irritation. Ubundi bwoko ni melasma, ariyo abantu benshi bakunda kwita ngo ni amatambo. Akenshi ashobora guterwa n'amahormone, urugero nko gutwita, nabyo bishobora gutuma uruhu rwawe rukora melasma, cyangwa ibintu by'ibidomodomo, nabyo bishobora guterwa na hormone. Ubwoko bwa gatatu bw'ama dark spot, ama dark spot duterwa n'izuba, cyane cyane urugero nka sunburn. Ikintu ugomba kumenya nuko ubu bwoko bw'ama hyperpigmentation bwumva amavuta mu buryo butandukanye, no kubuvura ubuvura mu buryo butandukanye. Itegeko rya mbere ryo kuvura ama dark spot, iyo iri tegeko utaryubahirije ntabwo ama dark spot yashobora kuvaho niyo wakora iki. Itegeko rya mbere ni sunscreen. Koresha sunscreen byibura ifite SPF 30, kandi wibuke kwisiga intoki ebyiri, ukibuka no gukora reapplication. Biba byiza gukoresha sunscreen kabiri ku munsi. Nanjye uri kukubwira ibi maze igihe kinini ndwana no gukura ama dark spot natewe no gutwita, ariko ubu ngubu yaragabanutse. Sunscreen izagufasha kurwanya ama dark spot, igufashe gukuraho ya yandi yageze ku ruhu agende yeruruka gake gake. Igihe cyose uri kuvura ama dark spot ukaba udakoresha sunscreen, jya umenya ko ahubwo urimo urayitera, kubera ko ama product menshi avura hyperpigmentation, avura amabara ku ruhu, aba ari sensitive ku zuba. Iyo uhuye n'izuba wayakoresheje, nta kabuza izuba riragutwika, ukazana sunspot, ukazana ama sunburn ku ruhu nanone. Urumva ko aho kuyavura ahubwo urimo urayitera. Niyo mpamvu ari ngombwa, niba uri umuntu ufite hyperpigmentation prone skin, ni ngombwa cyane kwambara sunscreen buri munsi. Kandi ikindi, ibyo bintu wumva ngo abirabura ntabwo dukenera sunscreen, ni amabeshyo. Abirabura dukenera sunscreen. Yego melanine ziraturinda, melanine ubwazo ntabwo zaturinda izuba, ahubwo iyo izuba rikubise kuri za cells za melanocyte baje uruhu ruhita rukora ama dark spot, ugasanga uruhu rwawe ruri gusa nabi. Niyo mpamvu niba uri umuntu ushaka uruhu rwiza, sunscreen ni ngombwa. Niba nta nibazo by'uruhu ufite, rwose yambarire sunscreen, unarinde uruhu rwawe ko rwasaza vuba. Reka tujye mu gice cya kabiri turebe amavuta akora nayahe.
Ubushakashatsi bugaragaza ano mavuta akurikira. Amavuta ya mbere akuraho hyperpigmentation zananiranye ni hydroquinone. Gusa hydroquinone nko mu gihugu cyacu ntabwo yemewe, gusa mu bihugu byemewe nabwo uba ugomba kuba warayandikiwe na muganga, ukayakoresha na muganga gukurikirana. Hydroquinone igabanya ikorwa rya melanine, iragenda ikaziba hahandi melanine zikorerwa. Hydroquinone ifite 2%, ifite 2% niyo yemewe gukoreshwa ku ruhu. Hejuru yaho uba utangiye kwangiza uruhu, kandi si byiza kubikoresha by'igihe kirekire kuko yakwangiza kurenza uko yakuvura. Hydroquinone iyo uyikoresheje by'igihe kirekire uzana ikibazo cya acronosis, uruhu rwawe ukabona rufite amabara agiye atandukanye. Ni byiza kubikoresha ubwitonzi. Ingredient ya kabiri ari nayo mukuru wazo ni retinoids. Ama vitamin A, za retinol, za tretinoine, za dapalene, mbese ibi byose biri mu bwoko bwa vitamin. Video itaha tuzanabivugaho mu buryo burambuye. Izi ngizi zivura ama dark spots, zinihutisha ikorwa ry'ama cells mashya, bigatuma uruhu rwacu rwiyuburura vuba ukabona rwabaye rushyashya. Niba ushaka result zirambye, niba ushaka uruhu rwiza kandi uri mu myaka 25 kuzamura, ni ngombwa cyane kugira retinol muri rutine yawe. Tuzayivugaho turebe ninde uyemerewe ninde utayemerewe. Ikindi wamenya kuri retinoid nuko zifasha n'ibindi ukoresha kuba byaguha umusaruro. Niba ushaka result zaramba, niba ushaka uruhu rwiza pe, retinoid ntukazibure. Indi ingredient ukeneye niba ufite ikibazo cya budget, iyi ngiyi ni nayo nakurangira, azelaic acid. Azelaic acid ikaruma inflammation. Ikindi ica intege melanocyte nizikore melanine. Ni na nziza ku ruhu rw'abirabura, ntabwo igukesha ngo ubone uruhu rwawe rwahindutse. Ku muntu w'igikara ni nziza cyane. Ni nziza kuyikoresha by'igihe kirekire kurenza uko wakoresha ama hydroquinone by'igihe kirekire. Indi ingredient ukeneye ni vitamin C. Vitamin C ni antioxidant. Ifasha na sunscreen yawe kuguha umusaruro mu buryo bwikubye kabiri. Yo igenda igabanya melanine gake gake, ariko ubwayo vitamin C kugira ngo uzabone result byagutwara igihe kirekire, ariko ni ingredient y'ingenzi. Niba uruhu rwawe rudafite ibiheri, vitamin C yagufasha. Andi mavuta yagufasha ni niacinamide. Niacinamide irinda ko za melanine zajya mu cells mashya atari yahindura ibara. Yo ubwayo ntabwo yakuraho melasma, gusa nayo ifasha ibindi ukoresha muri rutine yawe, mbese irabiboostinga bikaguha umusaruro. Niacinamide yifashe nkaho ari umufasha w'ibindi ukoresha, kandi uzayibona mu mavuta menshi. Urebe video yatambutse nayivuzeho birambuye kugira ngo umenye niba izakugwa nabi cyangwa atari yawe. Ikintu ukeneye ni chemical exfoliant za ahazi n'ama BHIs, nizo ukeneye tona igukorera exfoliation. Ama ahazi atuma dark spots ziri ku ruhu zihamaze igihe zigenda zeruruka gake gake, kandi zinatuma uruhu rwiyuburura vuba, zinakuraho ama dead skin cells ukabona uruhu rwabaye rushyashya. Gusa uzikoresheje cyane wenda mu cyumweru ukazikoresha inshuro zirenze 2, zishobora kongera irritation, zishobora gutuma uruhu rwawe rwo hejuru rwangirika, kandi iyo rwangiritse n'ama dark spot ashobora kuboneraho akaza ku ruhu rwawe. Rero ni byiza kuzikoresha gake cyane mu cyumweru. Wikwangiza amafaranga kuri ibi bintu bikurikira. Ngiye kugufasha gusevinga amafaranga kuko n'ubuzima hano hanze bwarakaze. Irinde ikintu cyose banditseho ngo ni miracle whitening creme, ngo whitening lotion, whitening iki, ibintu nk'ibyo byirinde. Ntabwo bizaguha result ako kanya, ahubwo ushobora kubikoresha nabi ugasanga ahubwo bibaye bibi kurushaho. Cyangwa ugasanga ngo ni creme yanditseho ngo no sunscreen needed, ngo harimo ngo sunscreen, ngo na sunscreen ukeneye. Hoya, sunscreen iri mu mavuta ibivangiye, ntabwo yo ubwayo ihagije. Nanone ikintu ugomba kumenya nuko umuti wa melasma uhita uyikuraho ako kanya. Nawo umuti wa melasma ni gake gake, cyangwa ugakoresha facial bakagukorera nka laser, ariko umuti wa melasma yitikuraho ako kanya nawe uhari. Ikindi ugomba kwirinda na ama scrub yanditseho ngo scrub for dark spot, scrub ngo zo mu maso ngo zikuraho ama dark spot. Hoya,
ukwiye kuzirinda kubera ko ama dark spot aba imbere cyane. Ama scrub ikintu akora akuraho agahu ko hejuru, ntabwo scrub zigeramo imbere ngo zikuremo za cells zabaye umukara. Oya, scrub ikintu ikora ni ukugukuriraho ama dead skin cells, kandi melanine ntabwo ari dead skin cells. Rero ayo ma scrub mu maso uzayirinde kuko ashobora no kongera inflammation, dark spot ahubwo zikaba nyinshi. Ikindi ugomba kwirinda na ama essential oils, utu oil tuba ari duto, turiya tu oil duhumuza. Hari abantu usanga avuga ngo utu oil ngo kavura ibiheri, ngo kavura dark spot. Hoya, ugomba kubyirinda. Ziriya oil iyo utazishize mu yandi mavuta ngo uzifungure, zishobora no kongera irritation, ntabwo ari nziza ku ruhu kwita uzikoresha directly, ni ngombwa kuyifungura. Ikindi ugomba kwirinda ni actives nyinshi mu mwanya umwe. Twarabivuze, twarabibonye, ntabwo actives ari byiza kuzikoresha, uzikoresha ari nyinshi. Koresha actives imwe cyangwa ebyiri muri routine yawe, izindi nazo uzigenera umunsi, kuko uko zibaye nyinshi niko zishobora kongera irritation, niko imwe ishobora guca intege indi ugasanga umusaruro wifuza nturi kuwubona kubera ko ntabwo amavuta yawe arimo arakora. Kuki rero hari abantu batabona result n'imwe kandi bakoresha amavuta yitwa ko akuraho ama dark spot? Impamvu ya mbere ni izuba. Kutirinda izuba nta kintu byafasha dark spot, ahubwo bishobora gutuma dark spot ziyongera. Ikindi cya kabiri, kongera irritation cyangwa kongera ama inflammation, ugasanga urimo urikuba cyane mu maso, urimo urakoresha amasabune akaze cyane, ama scrub mu maso. Ibyo byose bishobora gutuma melanocytes zikanguka zigakora melanine. Indi mpamvu ishobora gutuma umuntu nta result n'imwe abona ni kwa kundi ukora skin care uyu munsi, ejo ukayireka, ninjoro ukaryama udakoze skin care, ejo mu gitondo ntiwibuke skin care, gutyo gutyo. Ibyo nabyo bishobora gutuma uruhu rwawe rudatanga umusaruro. Indi mpamvu ishobora gutuma utabona umusaruro ni kwa kundi ushaka umusaruro wihuse, ushaka result zihuse, kandi skin care ntabwo ari gutyo. Iyo ushaka result zihuse nibwo utangira guhindagura skin care, kandi wenda ya skin care uhindaguye ishobora kuba yari itangiye kugukorera, ariko wowe kubera gushaka ibintu byihuse ugasanga urayihinduye aribwo yaratangiye gukora. Indi mpamvu ishobora gutuma abantu batabona umusaruro ni ukwita kuri melasma nk'uri kwita ku biheri. Oya, hyperpigmentation kugira ngo ive ku ruhu rwawe ishobora gufata one cycle, ishobora gufata ya minsi 28 uruhu rwacu rufata kugira ngo rwiyuburure. Kuri bamwe ishobora no gutinda ikajya ku minsi 40 cyangwa 60 bitewe na lifestyle uwo muntu abayemo, uburyo arya, uburyo aryama, uburyo yirinda stress, imyaka. Hari nubwo hyperpigmentation kwikuraho bishobora kugufata amezi 3 cyangwa amezi 6. Routine nziza rero yagukuriraho ama hyperpigmentation ni iyi. Icya mbere, ugomba kugira isabune nziza, cleanser nziza iri gentle, itangiza barrier yawe. Ikindi cya kabiri ugomba kugira ni moisturizer. Moisturizer izafasha uruhu rwawe rwo hejuru kugira ubudahangarwa, na barrier yawe ntiyangirike. Ikindi uzakenera ni ukongera muri routine yawe treatment runaka, niba ari niacinamide, niba ari vitamin C, niba ari azelaic acid. Noneho niba ari ku manywa uzakenera none sunscreen. Naho nijoro uzakenera amaretinoid, akoreshwa nijoro, exfoliation nazo zikorwa nijoro, ariko ntabwo bikoreshwa mu mwanya umwe, ugomba kubinyuranya. Si byiza gukoresha retinol cyangwa ahazi n'ama BHIs igihe wakoresheje vitamin C. Ntabwo vitamin C n'amaretinoid cyangwa ahazi bikoreshwa mu mwanya umwe, ugomba kunyuranya. Dark spot ziragora pe kuzikuraho, ariko zivaho iyo wamenye ibyo uruhu rwawe rukeneye. Ubutaha tuzareba impamvu hari igihe umuntu akoresha amavuta, ayo mavuta yaramukundaga ariko nyuma y'igihe runaka ayo mavuta akamwanga.